nongeye kubasuhuza nanone ngarutse ndi Eric Niyitegeka Eric Pro. Tuje ku isomo rya kabiri rivuga ku miririmbire. Nongere nshimire Director Darren Pro urimo kudufasha kuri kamera. Namwe bashimire ko mukomeje kubana natwe, bashimire ko mwarebye video yacu ya mbere ivuga ku miririmbire. Tugeze kuri video ya kabiri. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'imihagararire cyangwa imyicarire mu gihe cyo kuririmba. Nkubwira ko ijwi ry'umuntu rifite ibice bikeya cyane by'umubiri birishinzwe, tubyita vocal box cyangwa cavité vocale mu ndimi z'amahanga, ziganjemo cyane ibihaha, igice cyitwa diaphragm mu kinyarwanda. Uzi uko bakitayabimbira muri comment hasi kuri YouTube channel hasi. Ariko ni igice gisa nk'igitambitse hano, gisa nk'ikiri hasi gato y'ibihaha. Hanyuma tukagira pharynx na larynx bisa nk'iziri ku gice cyo mu muhogo no hejuru yaho gato. Imyifato umuntu akwiriye kugira mu gihe cyo kuririmba rero ni imyifato ituma ibyo bice biba bifite ubwinyagamburiro bimeze neza. Iyo uhagaze ukwiriye guhagarara wemye ku byo uba utunamye gutya, nanone ku buryo udahengamye gutya, nanone ku buryo udahengamye gutya. Ukwiriye kuba uhagaze wemye bisanzwe, ukora imfuruka ya 90 n'ubutaka hasi. Hanyuma iyo wicaye nabwo ucunga ko icyo gice cyo hejuru guhera mu rukenyerero kuzamura nyine kidahengamye, kimeze neza. Nicyo kintu kigize. Hanyuma iyo uri muri performance kuri stage, urumva ntabwo waririmba usa nk'uboshye, usa nk'utera intambwe imwe, ikirenge kimwe kigasa nk'ikiza imbere y'ikindi, ku buryo ufite stability, ushobora gufata microphone umeze neza nta kibazo. Iri ryari isomo rivuga ku bijyanye n'imihagararire cyangwa imyicarire cyangwa imyifato mu gihe cyo kuririmba ituma ijwi ritagira ikibazo ngo ribangamirwe. Murakoze. Nitwa Niyitegeka Eric Pro, ndabakunda. Turi kumwe hano kuri The Empire Record TV Rwanda.